Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuga neza official twongeye kunezererwa Imana kandi ubuntu bwayo bw'ineza n'imbabazi igira umunsi ku wundi tukaba tugeze aya masaha turi bazima dushima izina ry'Uwiteka twakomeje kuba mu ruhande rwacu. Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Tuganire ku ijambo ry'Imana twibukiranye intego y'uru rugendo nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, tubwirane Zaburi n'ibihimbano by'umwuka, dukomezanye kugira ngo tubashe kwigira imbere. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana y'imbaraga nyinshi, Mana y'inyabushobozi, Mana y'inyabubasha, ndagushimiye aya masaha, gushimiye kugira neza kwawe kwinshi, gushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabaye ku bato ndetse n'abakuze, gushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe tukarindwa uhereye igihe cyose tumaze muri ubuzima, by'umwihariko uhereye intangiriro z'uyu mwaka kugeza kuri uyu munsi tubona turi kugera ku musozo wawo. Turagushimiye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira kuri iri jambo, Umwuka Wera narishore rigiye kure, ngewe aho ntageze amaso, aho ntageze amaguru rigereyo, kubw'imbaraga z'Imana isumba byose abantu bunguke kandi bungukire muri iri jambo, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntabwo ijambo ryawe rizamanukira ubusa, ahubwo rizasohoza icyo ritumye. Ndagushimiye rero ko ugiye kuganira n'abantu bawe muri iri jambo. Umwuka Wera atugira inama, atwungure twunguke, kandi uduhe kumvira ndetse no kumva icyo umwuka dushakaho. Senze gutyo nizeye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma turiganireho mu gihe kitarambiranye. Umuntu wese Imana ishima ko aryumva arunguka mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, turasoma igice cyaho cya mbere, turasoma umurongo waho 16 tugere ku murongo waho wa 20. Umutwe w'amagambo haranditse ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana yacu nitugiriye neza cyane. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Twumvise ijambo ahari kuri benshi si ubwa mbere turyumva, ariko kandi Imana ishimye ko ryongera kumvikana mu matwi yacu. Imana ihamagara ubwoko bwayo ngo nimuze tujye inama. Aya masaha nyemerera nawe uze, kuko uhamagawe n'Imana ngo ngwino ujye inama n'Uwiteka. Ngwino tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, naho byaba bitukura nk'umuhemba, Imana ibasha kubihindura bikera bigasa na sheregi, cyangwa se bigasa n'ubwoya bw'intama bwera. Imana yacu nishimye kandi nihabwe icyubahiro. Iyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, mureke gukora nabi, ahubwo mwige kandi mwitoze gukora neza. Imana yacu nishimye cyane. Turi mu gihe kigoye, aho umwanzi Satani aba turasa imyambi uko bwije n'uko bukeye. Twifuza gukora ibyiza, ariko ibibi bikanga bikaza. Niko ngaragu w'Imana Pawulo yavuze, umuntu akumva yanesha, ariko umunsi ku wundi agasanga Satani yakomeje kugenda amwanduza, amutera ibizinga. Ariko ijambo riravuze ngo iyuhagire, nanjye niyuhagire, kandi twiboneze, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu, byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muririmbi yigeze kuririmba, ariko ni n'isengesho ryiza. Aravuga ngo ingeso wa mubi yanyanduza
zashaka kubyuka aravuga ngo mwami zirimbura uzice. Imana ishimwe. Hari igihe Satani ashaka kukwanduza ingeso ze mbi, imikorere n'imibereho ye mibi, agashaka kukwanduza no kuguhindanya ngo ubeho ubwo buzima utubaha Imana, utubahisha Imana, usuzuguza Imana. Kandi Imana umuremyi wawe yaragutanzeho imbaraga nyinshi, yaragutanzeho byinshi kugira ngo ube umumaro mu gihe cyawe. Muririmbyi akavuga ngo ingeso wa nkubi yanyanduza zashaka kubyuka mwami wanjye zirimbura uzice. Imana ishimwe. Ijambo rero rivuze ngo twiyuhagire, twiboneze, kandi tureke gukora nabi, ahubwo twige gukora neza. Dushakashake uko twamenya ibyo umwami wacu ashaka kandi ashima. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ngo muce imanza zitabera, abari mu ruhande ruca imanza mwige guca imanza zitabera. Mugerageze kwitoza kurenganura abarengana, irinde kurenganya kugira ngo mutazagibwaho n'umugayo, kugira ngo mutazagibwaho n'urubanza, kugira ngo mutazacirwaho iteka ubwo kurenganya abarengana. Ahubwo mwige kandi mwitoze kurenganura abarengana, kugira ngo ahari mutaberaho gufata ibiguzi ngo murenganye abantu mubizi kandi mubishaka mucirweho iteka cyangwa mucirweho urubanza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo nimucire imfubyi urubanza kandi muburanire abapfakazi, indushyi, abadafite uwo kubavugira. Wowe uhagaze mu ruhande ushobora kuba rwagira umumaro abo muri icyo cyiciro, ibuka kandi wongere kwibuka ko Imana abo bantu ijya ibaburanira umunsi ku wundi. Imana abo bantu ijya ibabera umuvugizi, ijya ibabera umwishingizi. Nuko nawe witoze kuba mu ruhande rw'Imana kugira ngo ushakashake uko wamenya ibyo umwami ashaka kandi ashima, utagibwaho n'urubanza kandi utagibwaho n'umugayo. Imana ishimwe. Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Igira hino ujya inama n'Uwiteka. Imana iragushaka kandi iragukeneye. Byashoboka ko ufite ibyo uhugiyemo birimo gushaka ubutunzi bw'iyi si, birimo gushaka amafaranga ngo abana babashe kwiga neza, harimo gushaka ibyo kurya n'imyambaro, harimo gushaka iterambere n'imibereho. Byose ni byiza, ni byiza ko tubishaka, ni byiza ko dufata igihe cyacu n'imbaraga zacu mu gihe tukizifite, tugakora cyane kugira ngo duteganyirize ejo, tugakora cyane kugira ngo dushake ibizadutunga n'imiryango yacu. Ariko kandi twibuke no kugira igihe cyo kwegera Imana kugira ngo tujye inama nayo. Amen. Cyo kwegera Imana kugira ngo twongere kunguka, kumva umwuka wera icyo ashaka kuvugana natwe. Igira hino ujya inama n'Uwiteka. Muze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Bagabo muze, abagore muze, urubyiruko muze, ndetse n'abana bato. Igire hino mwegere Imana kugira ngo mujye inama nayo. Mudakora byose mwishuka ko hari bishobora kuba byiza, ariko ejo bigahinduka imfabusa, bikaba ubusa, kuko birashira. Byose birashira bikaba nk'umuyonga. Ariko iyo wisunze Imana ukabana nayo ntabwo umwara. Amen. Imana ihagara mu ruhande rwawe. Imana ikomeza kugushyigikira. Imana ikomeza kukubera umwishingizi. Iyo ugeze ahantu bikomeye, iyo ugeze ahantu bigoye, iyo ugeze ahantu hameze nk'aho utakwikura, kuko wemeye kujya inama n'Uwiteka. Haleluya. Aragushyigikira, akuba bugufi, arakuvugira, arakugaragira. Amen. Ntabwo ugenda wenyine, ahubwo ugenda uri kumwe n'umwishingizi. Bino rero ujya inama n'Uwiteka. Kandi naho ibyaha byawe zaba bimeze nk'umuhemba, zaba bifite ishusho mbi cyane, zaba bikabije kuba byinshi, Imana ibasha kukweza rwose. Imana ibasha kubihindura. Byashoboka ko uri mu gihe wamaze no kwiciraho iteka, ariko humura, uracyahumeka, uracyafite umwuka w'abazima. Imana iracyabasha kukuzana bugufi bwayo. Imana iracyashoboye kukwiyegereza ukaza mu rugo, ukaza mu mubare w'abana mu rugo. Imana ishimwe. Imana ifite imbaraga zo kurokora umuntu urupfu rw'ibyaha. Amen. Tugeze mu gihe ahari abantu
bashaka kumva ibitangaza gusa, bashaka kumva iby'iterambere ryabo gusa, bashaka kumva ejo habo hazaba hameze gute. Yewe hari n'abahamagara abahanuzi ngo ndebera, ngo mbwira, ngo iravuga iki, ngo nanjye mbwira. Ariko se ubanye n'Imana ute? Uwiteka aravuze ngo mwegere mujye inama, mwegere mugendane, mwegera kuyobore, mwemerere akubere umujyanama, kandi naho ibyaha byawe byatukura tukutuku ave wikwiciraho urubanza, ave wikwigirira nabi, ave wivuga ngo ubugingo sinyi bufite namaze kubutakaza. Imana yabasha kukweza, Imana yabasha kugutunganya, Imana yabasha kukugarura mu rugo, nubwo wari warenze urugo, umeze nk'umwana warenze ihaniro, umeze nk'umwana wataye urugo. Imana, haleluya, iracyafite imbabazi nyinshi, iracyateze amaboko ku bwawe. Ya maraso Yesu yamenye i Golgota, yamenewe abanyabyaha, irya mibabaro, zirya nguma, birya bitutsi yatukwaga, zirya nkoni, irya kamba ry'amahwa Yesu yatamirijwe. Haleluya, kwari ukugira ngo acungure, ariko nawe kwari ukugira ngo ucungurwe. Izo mbabazi rero, izo mbabazi nyinshi Imana iracyazifite, kandi nawe Yesu aragutegereje. Gira hino mujye inama rero, ubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku abasha kubihindura bigahinduka rwose, kandi abasha kukweza. Imana ishimwe. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Emerera Imana rero, jya wumvira umwuka, niko umuririmbyi yaririmbye ngo jya wumvira umwuka, wiza urukundo. Ibyo bizatuma nta soni uzagira nubona Yesu. Ntabwo uzagira ikikango, ntabwo uzagira ubwoba, ntabwo uzabura aho werekeza, nta soni uzagira. Niwumvira umwuka, ukemera ko akuyobora, ukemera ko agushyigikira, ukemera ko mugendana, nta soni uzagira. Haleluya, Imana ishimwe. Jya wumvira umwuka wa mukobwa we, jya wumvira umwuka wa musore we, jya wumvira umwuka mugabo, mugore, umvira umwuka, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana ishimwe. Muze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Tugeze mu gihe turimo dusoza umwaka, abantu bafite impamvu nyinshi zo kunezererwa, abantu bafite impamvu nyinshi zo gushima Imana, ariko hari n'abafite impamvu nyinshi ndetse n'imipango myinshi y'ibyaha bazakora mu cyumweru basigaje ngo basoze umwaka. Tuzakora ibi, babikoreye plan, ngo ibyaha bazakora barabitondetse. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko Imana iriho guhamagara ngo wigire hino mujye inama. Ibyo wakoze birahagije, ibyo waciyemo birahagije. Uwiteka aravuga ngo mujye inama, mwegere mujye inama, naho byatukura tukutuku, naho waba waranyuze mu byaha bimeze nkaho birenze, bimeze nkaho bifite ishusho ikabije. Imana ibasha kukweza rwose, Imana ibasha kuguhindura. Imana nawe yagushyira mu rugo, Imana yakubara mu mubare w'abana bari mu rugo. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yagushyira mu bantu iri gukorera igenamigambi ry'umwaka utaha. Aba bantu nzabagirira gutya, ubu bwoko bwanjye nzabukorera ibi. Nk'uko umubyeyi yicara agatekereza ngo nsoje umwaka bimeze gutya, umwaka utanzakora ibi. Imana nayo iri mu ijuru igikora plan, ikavuga ngo umwaka utaha nzagirira ubwoko bwanjye ibi, nzabukorera ibi, kandi byinshi ikabubimenyesha bakabimenya. Aba bana n'Imana batunga amakuru y'igihe ndetse n'ibihe. Imana ishimwe. Imana ijya ibabwira, ikababwira iby'igihe barimo n'iby'igihe kiri imbere uko bizagenda, bagatunga amakuru bakayagenderamo. Uri mu ruhe ruhande? Imana ishimwe. Nubwo byatukura tukutuku, nubwo waba warakabije, nubwo waba wararengereye, ntabwo warusha Rahabu. Rahabu yabaye umunyabyaha, ivuruguta mu byaha by'ubusambanyi, abamaraya aramenyekana, aramamara hose baramumenya, ariko Imana yaramubabariye. Yesu yamugiriye imbabazi. Imana ishimwe. Ntabwo waruta Dawidi ku buryo waba utangiye kwiciraho iteka uvuge ngo byararangiye, n'ubundi nta bugingo ugifite, uvuge ngo byararangiye, imbabazi sinazihabwa. Yesu aracyagufitiye imbabazi. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu akigufitiye imbabazi. Byashoboka ko wigeze kumumenya, igihe kikagera ukamutera umugongo. Byashoboka ko wigeze kugendana nawe, igihe kikagera ukamwibagirwa, ukavuga ngo ndabiretse. Ariko garukiraho, barishimye. Ongera ugarukiraho ngaho, aho ugeze garukiraho,
abagabo. Imana ifite imbabazi nyinshi, izifitiye abagabo, izifitiye abagore, izifitiye urubyiruko. Imbabazi z'Imana ntabwo zifite umupaka. Imana ishimwe. Rahabu Imana yaramubabariye, kandi biba urugero rwiza ku bantu bose bamaze gusayisha, kwaho ugarutse ukongera ukemerera Imana, ukaza mukajya inama nayo yabasha kukweza. Imana ishimwe. Dawidi gihe kimwe yishe Uriya, nuko arangije umugore we aramufata aramusambanya, kibikizira kibabaza Imana. Ariko kubwo guca bugufi, kubwo kwemerera Imana ko yabaye umunyantege nke, ko yaguye mu byo atakabaye agwamo, imbabazi z'Imana zaramusanze, zamugezeho. Imana iramubabarira. Icyakora n'ibihano byarabonetse, ariko Imana yaramubabariye. Imana yaramwejeje rwose. Nubwo byaba bitukura tukutuku, Imana yakwesa. Kubera iki wigirira nabi? Kubera iki wumva ugeze mu gihe Imana itakigufitiye imbabazi? Kubera iki wumva wakwiyamura ubuzima? Garukira aho ngaho. Imana iragukunda. Imana ishimwe. Imana iragukunda. Ubwo usayishije, Imana iragukunda. Ntabwo ireba ubunini bw'icyaha, ahubwo irareba ubunini bw'umutima uciye bugufi wumva ufite, n'imbaraga wumva wakwinjirana mu kuyegera kugira ngo yongere kukugira inama. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari abantu bagiye bakora ibyaha, Manase ngo yabaye umwami, wakoze ibyagomera Imana, ngo nta mwami wewe mbere ye wakiraniwe nkawe. Yagiriye nabi abantu, arabahemukira, akora ibyaha by'uburyo bunyuranye, ngo yimika ibigirwamana, bibabaza Imana. Ariko imbabazi z'Imana nawe zamugezeho. Imana ishimwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana yacu nishimwe cyane. Muribuka cya gisambo cyari kiri ku musaraba, kiri kumwe na Yesu, kikimenyaho indwara, kikimenyaho ibyaha, kikimenyaho gukiranirwa, kikavuga ngo mwami rata, nugera mu bwami bwawe unyibuke. Uribuka ukuntu Yesu yakibwiye ati humura, mu kanya gato, aleluya, turi bubane muri paradizo. Ibyo murabyibuka. Imana yaramubabariye rero, nawe arababarirwa. Nyamara yari kuri finale, ku musozo wa nyuma w'ubuzima, ariko yibutse intege nke yagize, yibutse gukiranirwa kwe. Imana iramubabarira. Imana ishimwe. Turimo turasoza umwaka. Urashaka gusoza umwaka ukiri umurozi? Urashaka gusoza umwaka koko ukiri umusambanyi, ukiri ikigenge, ukiri umunywarumogi? Ntabwo bikwiriye. Yesu yagufata nawe, Yesu yakubabarira, Yesu yakweza, Yesu yaguhindura, akagukorera plani nshya, akagutegurira ejo hashya, akaguha ubuzima bushya, icyerekezo gishya, mukagendana, akagufata ukuboko, akakuyobora. Amen. Iyo umuntu abana n'Imana neza, atunga amahoro. Njya bibabwira, agira umutima utunga amahoro, umutima utunga amahoro, atazanwa n'ibyo afite, ibyo atunze cyangwa ibyo yambaye. Abantu benshi bari guhirimbanira kuvuga ngo tuzarya iki muri iyi minsi mikuru, tuzambara dute, tuzaba dufite iki, tuzasohokera n'inshuti zacu, ibyo ubutunzi tuzageraho n'ibiki. Ariko ndagira ngo nkwinginge wongere utekereze ngo Imana ibyo yankoreye nyituye iki? Imana ishimwe. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo Yesu, ngo aravuga ngo ko nakugabiye impano, ngo ubwo wanyituye iki? Ko nagiye ku musaraba nkabazwa ku bwawe, wanyituye iki? Wituye iki Imana? Wituye iki Imana nshuti yanjye? Wituye iki Imana? Imana yagukoreye ko ari byinshi, Imana yakugiriye ko nawe ubwawe utabasha kubibara, ko bigusumba iyo ubitekereje. Ni iki wituye Imana? Uyituye iki mu byo yagukoreye? Ariko nanone hari ijambo ry'ihumure. Nubwo byatukura tukutuku, nubwo byaba bisa nabi, nubwo byaba bidafite ishusho, Yesu arabyeza. Yesu abasha kuguhindura, abasha kuguha umurongo muzima, abasha kugusubiza mu nzira nziza. Nawe umwiringire kandi ugarukiye aho, Imana yakugirira neza. Icyama ugasoza umwaka wahinduye inzira wanyuragamo, wahinduye uburyo wavugaga, wahinduye uburyo wagendaga, wahinduye abo mwagendanaga bitewe n'imikorere yabo. Wenda bakaba inshuti ariko nimukomezanye mu byaha. Yaba byiza Imana ikurokoye mu bantu yenda kurokora kubwira ijambo. Byaba byiza Imana igukuye mu mubare w'abarimbuka ikagushyira mu mubare w'abaraga ubugingo. Byaba byiza n'ukuri utangiye umwaka mushya, uri mu mavuta mashya, ufite ubugingo bushya,
umusaraba wa Yesu wumva bugufi, wumva agaciro k'amaraso no gucungurwa, byaba byiza kuri Noheli turi kuvuga ko Yesu yavutse, ko yabayeho, ko yabaye umucunguzi. Byaba byiza uruhande rw'ubugingo wungutse ukamwakira mu mutima, akagucungura, akakurokora urupfu rw'ibyaha, akakubohora ingoyi, akakugirira neza. Byaba byiza n'ukuri. Imana ishimwe. Byashoboka ko hari imigambi wari ufite muri iyi minsi, nzasoza umwaka gutya, nzajya aha, nzakora ibi. Nubigenzura ugasanga byanduye, n'ukuri ubyirengagize, uhindura umugambi, uhindura inzira, uhindura icyerekezo. Kandi ijambo ry'ibyiringiro dusomye iravuze ngo nubwo byatukura tukutuku, Imana irabyeza. Babishimwe. Nubwo byaba bisa nabi, nubwo byaba bimeze nkaho imbabazi utazikwiye, nubwo abantu baba baramaze kuguciraho iteka, nubwo baba baraguhimbye amazina kubw'ibyaha wakoze, kubwa karitsiye utuyemo n'ibyo wayikoreyemo, nubwo waba warakoze ibimeze nk'ibikugira ruharwa, Yesu we aracyagufitiye imbabazi, aracyagutegeye amaboko, abasha kukweza, abasha kuguhindura. Nubwo byaba byatukuye tukutuku, Yesu arabyeza. Imana ishimwe. Rero nimwemera mukumvira, niko ijambo rivuze, muzarya ku byiza byo mu gihugu. Amasezerano Imana yageneye abayubaha muzayaryaho, ibyiza Imana yageneye abayubaha muzabibonaho. Ariko ijambo ryavuze ngo nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kandi akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Sakange kabivuze rero, ubivuze n'umunyamaboko, ubivuze arategeka, ubivuze ijambo rye rirarema, ijambo rye n'ubuzima. Umuntu uryizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Yesu aguha umugisha rero ubwo gutega amatwi iri jambo. Emerera Imana mugendane, emerera Imana ikuyobore, emerera Imana iguhindure. Ubwo byaba bitukura tukutuku, Yesu abasha kubyeza. Iyo ni ijambo ry'ibyiringiro dusomye. Imana igukomereza amaboko kandi guha imbaraga no gucishwa bugufi cyane, no kugendana nayo, ndetse no kwemerera Imana gwize mujya inama kugira ngo mugendane. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri ubwugamo, uri ubuhungiro, uri bwihisho, uri inshuti yacu ya bugufi, uri byose kuba gufite. Turagushimiye. Ibyaha byacu byaba byinshi, ariko imbabazi zawe zirabiruta. Gucika intege kwacu kwaba kwinshi, ariko imbabazi zawe ziragusumba cyane. Gira neza umuntu wumvise iri jambo, ashaka kubaho kumubohore, yaraguye umubyutse, yarasayishije mu byaha, imbabazi zawe zimutwikire kandi zimubere umwambaro. Nagushimiye kuko uri mwiza. Yemerera umuntu wese wifuza guhuguka akakwegera mukagendana, umushoboze kandi umuhe kureka ibyamubataga. Yamuhinduye imbata, ubimubohoreho, abiveho, abihindura, bizibukire, nuko agendane nawe. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe umugisha kandi akomeze kubagura kandi akomeze kubarinda. Dusoza umwaka dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.